za Lorenzo Emfondi zirakomeze neza mumeze mute mwiriwe mute turizera ko rwose mukomeje kugubwa neza cyane and guess what ibaza impamvu nje gukora iyi video nishimye gutya ibyo tuboneye Nyamirambo ibyo Rayon Sport ikoreye Nyamirambo ntitsinze umukino wa gicuti ibitego biri kuri biri hagati yayo na Vitalo ariko mbega individual performance y'abakinnyi ngiye kukubwira uko abakinnyi ba Rayon Sport bitwaye mbaha amanota mbakorere rating kubwire umwe kuri umwe yitwaye gute ku mwanya we squad depth equipe ya Rayon Sport abakinnyi ni benshi kuri buri mwanya ariko haracyarimo utuntu tw'ibihangara imyanya ituzuye uwitwa YUSSEF yirukanishije uwitwa Musa ESENU ubundi match ikwiye kurangira ahita yirukanwa kubera ko ibintu YUSSEF bamukoreye amahirwe amuhaye akapfusha ubusa nubwo yatsinze igitego Musa ESENU ntabwo ari hejuru igitego biri kuri biri equipe ya Rayon Sport ni match shamikare ya mbere bafite fata ku mavuta amaze kumbwira ko ngo bafite indi kuwa kabiri na Gorira fata ku mavuta rwose amaze kubimbwira uretse ko ibintu byafata ku mavuta kubyizera nukubanza gushungura kubera ko ashobora kwenda twikiraga Gorira ariko ambwiye ko afitanye match na Rayon Sport kuwa kabiri ikaba indi match amikare mbere yuko nyine bagera kuri Rayon Day izaba muri weekend hanyuma kandi bakagera tariki 12 bakina Super Coupe equipe ya Rayon Sport ikinye match amikare abakinnyi bigaragaje neza umutoza yahisemo ya Menzerfani yahisemo kuvanga squad yanze kumanura equipe ya mbere 11 yanga no kuvuga ngo reka manure wenda abatoya basimbura abandi bashyiremo nyuma yacanga kubera ko habanjemo umuzamu Simon Tamale kuri kabiri habanjemo Ali Omar Serumogo kuri gatatu habanjemo Bugingo Hakim muri axe centrale habanjemo Rwatubyaye Abdul ndetse n'ubita Nsabimana Aimable hagati mu kibuga habanjemo Gasongo Ngendahimana Eric Gasongo yari kumwe n'ubita Eric Mbirizi bari kumwe kandi n'ubita uyu musore Ndekwe Felix hanyuma rero imbere abakinnyi batatu babanjemo imbere hari uwitwa Iragwa Haji ku ruhande rumwe urundi ruhande kuri karindwi ngo Haji ari kuri 11 kuri karindwi hari habanjeho yari yatetso Ifaso Jonathan Ifaso ifunga yakini kuri karindwi hanyuma kuri attack rero kuri attack habanje witwa uyu musore hari bivaye mwana muri Prince Rudasingwa Prince umusore ukiri muto wa Rayon Sport natsinze igitego cyiza cyane Prince yatsinze igitego Musa ESENU yatsinze igitego abo nababanje mu kibuga mu kugendera simbuza mitambere irangiye nibwo yatangiye gusimbuza Rwatubyaye yavuyemo hajyamo Mitima Isaac yisambara brassard bivuze ko Mitima Isaac ari vice capitaine wa Rwatubyaye niko bigaragara ko nawe yisambara brassard hanyuma umuzamu nawe yaje kuvamo Simon Tamale haza kujyamo Hategekimana Bonheur hanyuma kandi kuri kabiri Serumogo yaje kuvamo hajyamo uwitwa uyu musore bita Mucyo Junior Didier hanyuma kuri gatatu yaje kuvamo haje kujyamo Arsene havuyemo Bugingo Hakim hagati mu kibuga haje kwinjiramo isasu inkuba y'umukinnyi yitwa Aruna Musa Majaliwa yaje kwinjira mu kibuga asimbuye performance naza kwigarukaho ndaza kuha amanota kuko ibintu mboneye Nyamirambo champion izabikomeye Sport izabikomeye pe Ifaso yaje kuvamo hajyamo YUSSEF haje kuvamo Iragwa Haji hajyamo Joachim Ojera haje kuvamo uwitwa Iva Fatifonda uwitwa haje no kujyamo kuri attaque nyine Musa ESENU havuyemo Rudasingwa Prince hanyuma rero ubwo nabandi bakinnyi bagiye basimbura gake ariko kurebye niyo shusho y'umukino muri rusange nuko umutoza wa managinze squad ye uwo bita Yamen Zerfani tozo wa Rayon Sport abakinnyi rero uko bitwaye performance y'abakinnyi man of the match uko nerebye match equipe ya Rayon Sport ubundi
muri rusange bitewe nuko yari yamanuye yari yagiye avanga no mu gusimbuza akagenda avanga experience abamenyere equipe n'abakinyi basha tubonye abakinyi bose muri rusange azakenera abafite ariko muri rusange kuri possession mu gukina neza Rayon Sport yarushijwe kuko kuri possession aba ratinze ko Rayon Sport kuri possession yari ifite 45 mu gihe equipe ya Vitalo yari ifite 55 urumva nuko nguko byari imeze ariko kucyo bita individual performance ivakatinga turayiterana umukinnyi yitwaye gute abakinnyi ba Rayon Sport bateye umupira impamvu adatsinze match nta yindi wenda barushwe kubera ko umutoza yavanze squad yagiye acanganya yashakurira buri umwe mu gihe equipe ya Vitalo yo bigaragara ko rwose yari yamanuye full energy full gas ewana bari bamanuye full gas imbaraga zose kabisa urundi murabizi batera umupira bakina possession ariko Rayon Sport individual performance y'abakinnyi bari hejuru pe umukinnyi rero nagira man of the match umukinnyi witwaye neza kurusha abandi bose man of the match nuwo bita YUSSEF Rab ni bya bindi abafaransa ngo ni abanyamahanga bavuga ngo ni x donc ni performance x large donc cyangwa se nyine ni performance yo hejuru tu yakinye mita ya kabiri akinye iminota ihagije muri mita ya kabiri ariko kubera ko nabandi bakinyi benshi basimbuwe uretse kandi ko Felix ukinye umukino wose ariko uyu mukinyi bita YUSSEF yari hejuru cyane impamvu navuze ngo yirukanishije uwitwa Musa Isenu amuhaye passe zakabari assist nk'eshatu Musa Isenu rwose biragoye pe ha hazaza afite muri Rayon Sport amasezerano ye bakomeje bambwiye ko ngabagwasangira mu kwezi kwa mbere ha biganiro bihari byo kuyongera ashobora kuzagenda ariko Musa Isenu rwose ntabwo ari kuri level nziza YUSSEF acenza abarundi abagaragura hasi gufata umupira ukareba umuntu akaza ukamucenga mani ukamwumutsa abafaransa bavuga ngo ni sécher quelqu'un arabumukije pe arabacenza arabumutsa YUSSEF ariko mbega pass hari buha byari maze iminsi bivugwa muri iyi minsi ngo YUSSEF yavunikiye mu nzove ngo ntabwo ameze neza ngo afite ikibazo cy'imvune ntabwo ari byo YUSSEF ameze neza ni muzima pe ameze neza kabisa mutoza nawe yahisemo kutamubanza mu kibuga ubwo nabandi bataramunabwiye bagiye basimbura YUSSEF ameze neza YUSSEF ari hejuru iteye n'ubwo binakabije umukinnyi ubwo navuga ko ku manota 10 ku ratinga YUSSEF namuha amanota 9.5 ku 10 9.5 ku 10 kubera ko ibyo bice bitanu nkuyeho YUSSEF mu kudefanda ari weak mupira ugezweho umukinnyi uko yaba yataka kose uko yafasha abataka kose abakwiye no kugaragaza presence ye mu kudefanda equipe yo yatatswe challenge yose akoze arimo kwambura umupira YUSSEF arayitsindwa YUSSEF aba mwiza gusa iyo umuhaye umupira muri action yo kwataka muri kujya imbere muri gusatira akaba yakwera ibintu abantu agatanga pass YUSSEF ntabwo kudefanda nyine ari hasi nta mukinnyi utadefanda ubundi ariko ibindi byose bijyanye no kwataka YUSSEF ni gitangaza umukinnyi wagize performance ya kabiri uwo bita Aruna Musa Majaliwa mana yo mwijuru mana y'u Rwanda Rayon Sport yaguze umukaseri pe muri imyaka ya vuba nta mukaseri ugezwa muri iki gihugu uri ku rwego mbonye rwa Aruna Musa Majaliwa ndazi kwasobanura neza ibyo akoze n'uburyo akina ibintu abashiye gukora Aruna Musa Majaliwa murabizi yavuye muri Bumamuru binavugwa ko hakirimo reclamation mu buryo yakoze transfer hari amakipe arekarama ko donc yari intizanyo ntibiraba settled neza ariko mbega umukinnyi tumaze igihe tureba PICHU tumufata nk'umukaseri wa mbere hano mu Rwanda tukareba uwitwa Mugisha Bonheur Casemiro nk'umukaseri wa kabiri hano mu Rwanda nimero 6 ariko witwa Aruna Musa Majaliwa n'urundi rwego n'indi level afite icyo bita physical fitness physical readiness Colosseum
n'igitangaza. Afite umubiri ukomeye, afite amaguru, ni amaguru y'abakinnyi ameze gutya manini ku isi, n'umukinnyi wuzuye. Imikinire ye ijya kumera nk'iya Casemiro. Hari abantu bashatse kuvuga bagiye bababwira ngo Haruna Majaliwa ngo akinira ngo mu ka box, ngo muri wa murongo, ngo muri cya kiziga cyo hagati mu kibuga ngo akinira ahantu hamwe. Oya, Haruna Majaliwa ni umukasera ariko ugera ahantu hose, ugera ahantu hose. Niya muntu abakaseri nka Thomas Partey, abakaseri nka habano ba Declan Rice, ba Casemiro, abakaseri bari moderne badakinira muri zone imwe ku defenda gusa. Wa mukaseri nimero 6 kubera ko impamvu imugira umukaseri ni imwe, azi kwambura umupira pe, kubera ko afite imbaraga, afite amaguru meza manini, amatako manini meza, abongereza bavuga ngo ni beautiful hips, amatako y'umukinnyi yari hejuru, yambura umupira neza cyane. Iki cyo ni karite ya mbere. Ntabwo atindana umupira, yambura umupira cyangwa se ukawumuha ahitaramura amaso agatanga pasi. Abameze gutya, abameze gutya, abameze gutya. Mediana ahantu hose ari asanga abagenzi be, like ni wagira ngo afite amaguru menshi. Actually wagira ngo afite amaguru menshi. Hari udusimba tuba mu nyanja bita octopus. Nagasimba kagira iboko byinshi cyane, ibintu by'iboko byinshi babyita tentacles, iboko byinshi cyane. Nawe rero abameze gutya nyine, amaguru ye abera hose icyarimwe, ni omnipresent, ahantu hose abahari. Haruna Majaliwa ahantu hose, il est partout, abari ahantu hose. Noneho arakomeye, afite umubiri, afite imbaraga, afite fitness iri hejuru. Performance ye nayiretinze amanota 9. Actually irajya kungana na YUSSEF. YUSSEF akantu yamurushinga uko acenga cyane, akoza amaso, his spectacular, abafana baba mwakarama ahantu hose, akantu kose akoze kabari keza karyoye amaso. Ariko abakaseri birabi yagoye kugira ngo ubone akazi umukaseri yakoze. Niba rero Haruna Majaliwa akoze ibintu tukabibona, akoze ibintu tukabibona, abanyamakuru turayibonye, abafana barayibonye, aratwemeje pe, abareba babaye convinced ko afite umukaseri mwiza. Yaba PICHU baba bakasemiro bagiye hanze, nta mukinyi nta uri ku rwego rwe. Genda bivuze ndi declaration, iyo ni declaration nyuma ya performance y'uyu munsi. Kuvuga ngo akinaga na Vitaro, yes, Vitaro yakinnye umupira mwiza cyane. Kandi bura kubona umukinnyi isho by'umunyamakuru, kubona umukinnyi mwiza ntabwo bisaba kugira ngo abakinnyi imikino myinshi. He is perfect. Arenze PICHU cyane in terms yo kumukinnyi hagati mu kibuga mwiza, defensive midfielder uri modern ugezweho. Arenze PICHU, arenze Casemiro. Uwo yitwa Haruna Majaliwa. Undi mukinnyi wakinnye neza rero, ifaso yabanje makinisha cya mbere gusa. Nakunze igitego bakombinye ifaso yakinaga kuri 7, bisa nkaho ari nahazakina. Yakombinye igitego cya Rudasingwa Prince, ifaso Serumogo watanze assist, Serumogo ifaso no bitandekwe Felix. Ndekwe Felix yari hagati mu kibuga ariko akasa n'ugana mu mpande. Ifaso ukuntu yakinnye, yakinaga kuri 7 kuri couloir y'iburyo, ariko ntabwo yakinaga couloir, ntabwo yakinaga mu flanks za mpande z'ikibuga. Oya, kubera ko yakinaga imbere ya Serumogo, kandi Serumogo akaba agira karite yo kuba yakovala ku uruhande rwose uko rwakabaye. Aho ngaho icyo equipe byungukiramo, igira sirinombre muri box no hagati mu kibuga. Ifaso rakina kuri 7 ariko akiprecipitate imbere no hagati ku 10. Aho ngaho rero urubana umukino ushobora gukinira kuri 7 ariko anakinira rimwe ku 10 kubera ko abafite Serumogo mwiza overlapping uruhande rwose. Ifaso yakinnye neza cyane pe. Faso ahantu hose abahari, atanga passe neza zikurambura amaso. Ikindi, he is physically ready. Ifaso performance ye muhaye amanota 8. Ifaso Jonathan Ifunga abariyo bemeye. Undi mukinnyi wakinnye neza cyane rero bamwita Ndekwe Felix, yatunguranye.
yatunguranye rasa none ko Felix abizi neza ko Rayon Sport idafite nimero 8. Uwakinye ku 8 muri mitambere ni Mbirizi is very poor. Mbirizi afite ibiro, ntabwo afite mobility, afite ikibuno kabisoma ko afite fat ass, afite ikibuno, ntabwo ari ready. Iyo urebye umubiri we, amaguru ye, uburyo ameze, muvoma akora, birasa nkaho ari umuntu ushobora kuba atitaho aryoshya, arya ubuzima cyane, haba mu kunywa inzoga, wenda no gutemba mu nkumi z'inyarugenge ni Bujumbura, ushobora kuba ari bitemba mu nkumi cyane. I'm sorry to say so, kuko ntabwo ari ready. Maze iminsi abantu bambwira ngo Lorenzo Mbirizi azabatungura, Mbirizi ari gukora comeback. Oya, ntabwo twayibonye. Mbirizi ntabwo ari hejuru pe, ntabwo ari ready, ntabwo ari ready yo gukina ku 8. Niyo mpamvu Ndekwe Felix wakinaga imbere gatoya yahise asigaramo asa n'uri gukina ku 8 ko haje kwinjiramo na Kanamugire Roger. Ewan Ndekwe Felix akinnye neza cyane, biragaragara ko nakomeza gutyo umutoza ashaka kuzamugirira icyizere. Ndekwe Felix akinnye umupira mwiza kabisa, yari ready, afite imbaraga, afite technique, qualité technique, azi gukomera no aho YUSSEF agiriyemo. Yahuzaga na YUSSEF cyane pe na Baogera, like he's a baller, he's technically gifted. N'umukinnyi ufite impano cyane Ndekwe Felix. Uwo nundi indi performance yari nziza, Serumogo yakinnye neza cyane. Ndekwe Felix mu manota 7.5 aranganya na Serumogo igihe yakinnye neza. Urumva abo ngabo navuga ko nibo bakinnyi, n'umujene witwa Arsene wasimbuye akajya kuri 3 asimbuye Bugingo Hakim, yakinnye neza cyane, imita ya kabiri ari hejuru. Umukinnyi ufite confidence, umukinnyi uzamuka, umukinnyi ufite imbaraga, ikindi kandi ntabwo ari timid, like he's confident, ashobora gukora amafrappe agashotera kure, akashobora gukora amatentative y'ibitego. Iyo ufite umukinnyi wo ku ruhande nk'uwo mwiza ubugira imana, umukinnyi mwiza cyane, ntabwo arenze ko ari ku rwego nka ruriya, umukinnyi mwiza pe. Ahubwo mpita nibaza ko Rayon Sport igize abakinnyi benshi kuri 3, urumva niba bafite Bugingo Hakim, bafite Arsene, bafite n'uyu muvandimwe Ishimwe Ganijuru, vraiment bafite abakinnyi benshi kuri 3. Abandi bakinnyi rero performance bagize abadefenseri ntabwo bari hejuru, I'm sorry. Barwatubyaye na ko umubiri we afite shape nziza, ariko kuri performance ntabwo ari hejuru. N'ibitego bitsinzwa arimo Mitima Isaac yagiyemo na kwajemo ka stability muri defense. Rwatubyaye Abdul na Nsayimana Aimable ntabwo bari hejuru cyane. Abagize rero poor performance, ariko ubwo nundi mwana na shout nyine, uyu mwana bita nyine uyu mu defenseur Rudasingwa Prince watsinze igitego, uyu mwatakana ko ntabwo ari mu defenseur. He was so good. Bambwiye amakuru ku kibuga ko Rayon Sport ishaka kumutiza, toza aratekereza ko bashobora kumutiza, ariko ntabwo tuzi Charles Bale yicaranye iki, ashoboye iki. Nkurikije uko mubonye n'uburyo bigaragara ko yitoje, n'umwana uzi kuguma muri box, donc ntabwo haguma, ariko aba hari mu gihe gikwiye, cross zose zimusangamo. Ariya Minia ashobora gukora agafent, ashobora gukora parade, ashobora gukora agafent, ari muri box akaba kavamo igitego, ashobora guteresha umutwe, hanyuma kandi akabasha no gukinisha amaguru neza. Rwose nge ntekereza ko ashobora kumwataka nimero donc wa 2, ushobora gusimbura umwataka nimero ya mbere. Ntekereza ko hari ikintu yiyongeyeho kandi ashobora kuzamwiza muri Rayon Sport, uyu mwana bita Rudasingwa Prince. Abakinnyi rero batagerageje nabonye batagize amanota meza, navuze Mbirizi, he was very poor. Undi mukinnyi bita Bugingo Hakim nta kintu yanyeretse. Bugingo Hakim kariteze zisanzwe, nuko azi kuzamuka, akaba yari kura cross, just byose mu bakorera kuri 2 akaba yikorera kuri 3, ariko he was very poor. Wenda hari birashoboka ko byatuye n'uwo bakinaga kuri couloir igihe barimo, kuko yakinanaga ku ruhande rumwe na Iragwa Haji, uruhande rwabo rwa poor, hakora uruhande rw'iburyo gusa muri mitambere. Ariko uyu mwana bita Bugingo Hakim, he was poor, he was very poor, ntabwo yari hejuru. Undi mukinnyi utari mwiza, ntabwo bintunguye kubera ko bimaze igihe bivugwa, abatoza bamaze kubisinyara.
umuzamu wa mbere wa Rayon Sport ntabwo azaba Simon Tamale, yabanje mu izamu ariko he is very poor. Kukina n'abadefanseri uburyo ahagarara ararangara, ntabwo biratuma nyine mba un petit peu inquiet. Uburyo yabaye umuzamu mu myaka nk'ibiri mwiza mu Bugande, uburyo yari umuzamu gitangaza mu Bugande muri equipe avuyemo ya Maroons. Uyu muzamu rwose bita Simon Tamale ntabwo ari mwiza. Nizo ntege nke Rayon Sport ifite. Ibyo umutoza yavuze actually ndabibonye. Rayon Sport ikeneye rutayizamu nimero 9 uri serious, igakenera umudefanseri central mwiza kurusha bifite n'umuzamu. Byasabye ko bamusimbuza hajyamo Hategekimana Bonheur, yagerageje yitwaye neza, ntabwo atsinzwe igitego Bonheur, ariko Simon Tamale he is not good at all. Ntabwo ari umuzamu mwiza pe. Expectations twe dufite no way. Igitego yatsinze nawe nikibatuburire, nikibarangaze. Uwitwa Musa ESENU ntabwo ari mwiza habe na gato. Hora mbivuga, umupira w'amaguru witwa football kubera ko ukinishwa amaguru. Umuntu udashobora gukinisha amaguru ntabwo yamukinnyi mwiza w'umupira w'amaguru, ntibishoboka. Musa ESENU ntazi kwipositiona neza muri box. Iyo umupira umusanzeyo aho kugobyorera mu izamu aba obstacle ku buryo yabuza abandi gutsinda ibitego. YUSSEF amuhaye passe zimwe zo mu maprofondeur, Musa ESENU akajya kuryama muri surface agatambika amaguru, imipira ikavamo. Ushobora kwibaza uburyo yisanze muri mwanafunza ajya avuga ngo ni gute twisanze aha hantu. How? Ni gute yisanze muri Rayon Sport Musa ESENU? Musa ESENU ntabwo ari mwiza pe. In fact, umunsi azatandukana Rayon Sport, abakinnyi bigira amahirwe yari afite mu manager mwiza, wenda akamushakira ikipe kaboneka, ariko nkurikije n'amakipe yo mu ntara batakifite nka Babo Samson ba Yafes Mubiru n'abandi, biragoye ko yabona ikipe akinira muri Premier Division mu Rwanda. Musa ESENU he's not good at all. Actually he's good at nothing, absolutely nothing. Himurangazwe nuko yatsinze igitego. Ntabwo ari mwiza pe. Ndimo nakora icyo bita honest assessment y'ibyo mbonye. Hari abatabashe kugera ku kibuga, hari abatazi n'abakinnyi n'amazina y'abakinnyi. Ngenda umunyamakuru w'imikino ndabazi, ndimo nageza kubwira ibyo nari nsanzwe, expectations nari mfite n'ibyo mbonye ku kibuga, reality. Ndibonaga no kuri conclusion rero. Rayon Sport irakomeye kubera ko ifite 11 beza. Malgré ibyo navuze abakinnyi bashobora kuba batari beza mu myanya yabo, ariko ifite abakinnyi, iyo equipe ifite majority y'abakinnyi beza cyane ku myanya yabo. Dufasha amakipe yombi uburyo yakinnye, ubu yabe yabanjemo n'abagiye basimbura, harimo 11 beza, in fact beza cyane. Utangira ugende n'amashyushyu yo kureba Super Coupe tariki 12 inyarugenge hano kuri stade ya Kigali Pere. Inkuba zizakubita umuzaka aperi nari Rayon Sport ifite abakinnyi beza. Nubundi yatwaye igikombe cy'amari tinze aperi ifite umuzamu Hategekimana Bonheur, ubu niwe mfata umuzamu wa mbere mu gitaraguru undi. Muri axe nkurikije uko mbonye Mitima Isaac agiye masimbuye, hayisazamo upgrade, hayisazamo improvement muri axe central ya Rayon Sport. Mitima Isaac either azakirana Rwatubyaye kuko byari bisanzwe cyangwa kirana na Aimable, ariko Mitima Isaac amerita ku kibanzamo pe muri axe. Ubwo nyine ubwo rikamfate ko ari we na kapiteni Rwatubyaye, kubera ko Rwatubyaye izina good shape. Malgré ibyo umutoza yabavuzeho, ariko izina good shape, yakinye season nziza sezishize. Baramutse afite umukaseri nko bafite nyine birumvikana ko bazaba ari beza cyane. Wenda ntisinigeze mbona Rwatubyaye arimo na Majaliwa arimo, twari kubona uburyo ashobora kuba security muri axe central, ariko harimo Majaliwa, harimo Rwatubyaye na Mitima Isaac, bazafite axe central nziza cyane pe cyane. Ndetse kuri kabiri Serumogo impeccable, he is so good.
kuri gatatu biragoye, kuri gatatu biragoye, ariko icyo mbonye biragoye ko Bugingo Hakim azaba umukinnyi ubanza mu kibuga muri Rayon Sport. Biragoye cyane, biragoye pe, koko abana nzi ifite ni beza bose, ni beza actually bajya kuba ku rwego rumwe, ariko reka mfate Bugingo Hakim, he's a new signing, maybe ashobora no kugira performance nziza mu gihe kiri imbere kurushaho. Mediane Rayon Sport ikeneye nimero 8 yabuze Bigirimana Bede. Hari umukinnyi banyoherereje banyeretse, ntabwo ndi buvuga izina rye, ugiye kuza gusinyira Rayon Sport, n'umukongomani avuye muri equipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda. Niwe Rayon Sport igiye gusinyisha ngo abakinire muri hagati ku 8 aho nyine babuze Bigirimana Bede. Ubu rero azajya akinana na Aruna Musa Majaliwa muri Mediane. Imbere yabo gato hazaba hari Yussef azakina ku 10 uko bigaragara. Ifunga Ifaso azakina kuri 7 uko ikibuga cyabitweretse. Kuri 11 hazakina uwo bita Joachim Gerani Sasu ni nkuba ateye ubwoba. Umwataka rero Charles Bale am yet to be convinced, nimo ndatekereza ko wenda mu gihe kiri imbere tuzabona ubwiza bwe, ariko Charles Bale by'abatoza bavuga bivugwa is not a top striker, ariko perhaps ushobora kuzabyiza wenda mu minsi iri imbere atangiye no kutwereka ko activating beast yifitemo, ariko ashobora kuzaba mwiza cyangwa se Sport kaguru ndi mwataka. Ariko murumva deja iyo squad depth hagati mu kibuga bwo ntabwo twabonye yose ari we, ntabwo hari abakinnyi tutabonye actually, ariko individual qualities z'abakinnyi Rayon Sport ifite bakwica, they can kill you, bakwica. Yussef Ojera, Aruna Musa Majaliwa na Ifunga Jonathan Ifaso na Serumogo, abo bakinnyi no bazaheka Rayon Sport batsinda ikipe yariyo yose hano mu Rwanda, nta na effort bisaba gukora ihambaye. Kana APR mu gihe gutangira ngo Lorenzo wese ko wabonye Rayon Sport wabonye APR uko ikina, oya APR ntabwo turayibona, ubwo nayo ibyiza twereka bizatuma nayo tuyifataho conclusion. Ariko Yussef mbonye, Joachim Ojera mbonye, Aruna Musa Majaliwa mbonye, uriya mukaseri Mediane zabikomeye, n'imbere hakomeye cyane, defense simbi, malgré tout ntabwo defense ari mbi cyane. Rayon Sport zabikomeye ishingiye kuri individual performance z'abakinnyi kandi kwisanzwe. Mutoza nabonye no mutoza no ufite amanyama, afite amanyama, n'umwarabu, n'umunya Tunisia, yifitemo ubu Adil kuri bande touche, afite izo mbaraga, afite vigueur, ari vigoureux, ariko hanze akazi ke akaba ari umuntu utuje cyane uri calme, icyo Adil atarafite. Kuri bande touche abwira abakinnyi ubona agira gutya bimwe by'aba Klopp na ba Guardiola bagira atya kabisa n'abanimetinga, ubona ko nyine yumva ikibuga, kandi n'umutoza ufite nawe ufite palmarès nziza, n'umutoza mwiza. Donc Rayon Sport twiyeretse niyo Rayon Sport twiyeretse ngo rating ko abakinnyi bitwaye, nkubwiye icyo ntekereza gishobora kuzaba mu minsi iri imbere, nkubwiye ko hari transfer zirimo kuba this time, ushobora kumva the new signing, murebe kuri thumbnail icyo gikinnyi murimo kubona aho ngaho kivuye muri Vipers ye gusinyira Rayon Sport, ariko rwose ni sawa cyane. Ikintu no kinteye ubwo bagiye no gusorezaho, umuntu abanyihengekanye kuri stade arambwira ngo Lorenzo, bara abanyamakuru mwe muvuga ibintu, hari ibintu mutazi. Arambwiye ngo uzi ko Serumogo ari Omar atarahabwa amafaranga.
Serumogo umuntu arahabwa amafaranga na make kuri ya signing on fee. Yabwiye ngo uzi ko Serumogo nka police FC iramutse konkobotse kuri yigi bikora ikazi kamuramburira inoti ashobora kwigendera. Yaritoje amazi yitoza akinye match amikara ariko abafana muyimenye nimwumva ari cyabaye muzamenye mu bibaza. Serumogo ntarahabwa amafaranga kandi icyo yakoze ni nk'imbanziriza amasezerano ni agreement. Niba atarahabwa amafaranga nyine urumva nyine ntabwo nta kintu kirimo nta kintu kiraba cyadanje. Rayon Sport mu gigira icyo gipindi kandi kwa kinya abanyarwanda abanyamahanga amafaranga barayabahaye benshi rwose bayifaso barayaryamanye. YUSSEF amafaranga yari afite ayo bamugomba rwose barayamuhaye ariko uwitwa Serumogo kubera ubwitonzi bwe no kudatera pressure ntabwo baramuha amafaranga ye. Rayon Sport rekeneye kwiproteja ikarinda abakinyi bayo. Police FC irimo irasinyisha abakinyi n'abanyamahanga bandiri gusinyisha Rubavu. Ishobora kuza rwose Serumogo n'umukinyi mwiza niwe kabiri mwiza mu Rwanda kabiri amutwaye pe. Yaboneka bareyo mufata amafaranga muhereze Serumogo. Bwitonzi bwe ntabwo ariko uzatuma amafaranga ahabwa abanyamahanga gusa Serumogo bayamwimye. Amafaranga ye ejo atagira inkubazi kubita Nyarugenge mukavuga ngo Lorenzo se nababwiye. Kansoreza ahangaha ka video mu karebe neza. Numara ukareba ndaza gupininga hasi channel ya YouTube yitwa IP Sport TV. Nabajene nkunda kwabwira bakora ibiganiro bya sport neza, kora content ya sport, bakore subscribe mu waremere ibintu bigende neza cyane. Nitwa Lorenzo Christian, iyi ni Lorenzo M4. Bye bye.